Carine ni umukobwa w'inshuti ya mama wa Haji. Uyu mukobwa abaturanye nyine n'uyu mumama. Carine rero akunda kujya gusura uyu mumama maze akamutegurira amafunguro haba mu gitondo, haba saa sita, haba nimugoroba. Nyamara kandi uyu mukobwa aba afite akazi kenshi cyane kubera ko nyine yagize ibibazo byo gutakaza ababyeyi akiri mutoya. Umusaza w'umwe gusa bavukana ari kwa muganga ararwaye ararembye. Carine rero aba agomba gusigara nyine acuruza aho umusaza we yacuruzaga ndetse rwose akajya no kumwitaho kwa muganga, ariko ntabwo bimubuza kwita kuri uyu mumama w'inshuti ye aba anakunda cyane. Haba rero ari mu masaha y'igitondo, mama wa Haji arabyuka maze agasanga Carine yamaze kumukorera amasuku yose kandi amaze no kumutegurira ibya mu gitondo. Ahita amubwira ati mukobwa wanjye rwose nawe jya ufata umwanya wiyiteho kubera ko nanjye nabasha kwiyitaho, uravunika cyane bikabije, imirimo yose ukora ntabwo ikwiriye gukorwa n'umuntu umwe. Ujya kwa muganga kureba musaza wawe, ukajya gucuruza muri butike ye, ukajya ku isoko guhaha ibyo uri buntegurire, rwose ibyo bintu ni byinshi cyane ku muntu umwe. Carine rero ahita abwira uyu mumama ati ariko nawe uri inshuti yanjye kandi rwose numva uri mu nshingano z'abantu ngomba kwitaho. Mama wa Haji rero ahita amubwira ati rwose ndagushimira ibyo wankoreye byose, ariko nanone birakabije, uravunika cyane. Mama wa Haji rero ahita akomeza abwira Carine ati gusa nubwo rwose ndi kukubwira ibyo byose ariko nkunda kuba ndi kumwe nawe biranshimisha, ikindi kandi amafunguro ntegurira nayo rwose ararenze cyane, ariko nanone ndifuza ko rwose nawe wafata umwanya wawe wo kwiyitaho. Ndifuza ko guhera uyu munsi ntabyo kuntegurira ibya nijoro. Carine ati yego rwose ntabwo nzigera nisiteresa, nyine nabyumvise, ariko nanone ntabwo ibyo byatangira uyu munsi, ahubwo reka bizatangire ejo. Mama wa Haji ati huya n'uyu munsi. Carine ati wibagiwe se ko wambwiye ko Haji ari buze kuza kukureba nimugoroba, ngomba kugutegurira amafunguro nawe akaza kubona icyo afungura ku mugoroba, guhereje rwose nta kibazo. Mama wa Haji ahita abwira Carine ati koko nibyo, nari nabyibagiwe ko umuhungu wanjye ari buze, nta kibazo uyu munsi umfashe, ariko uhereye ejo rwose iby'umugoroba uzabyihorere, nzajya nanjye ngerageza kwifasha. Kandi rwose ikindi nshaka kukubwira, ndagukunda cyane mukobwa wanjye, ngufata nyine nk'umukobwa ntigeze mbyara. Birumvikana nyine nabyaye umuhungu umwe gusa, ariko rwose nawe mba numva nyine uri umukobwa wanjye. Carine ati nanjye ndagushimiye, ariko kubera ko wambereye umubyeyi aho ababyeyi banjye batari, ibintu wadufashije ni byinshi cyane, nanjye rwose mba numva mfite inshingano zo kugufasha. Mama wa Haji rero ahobera Carine ati ndagukunda rwose mukobwa mwiza. Ku mugoroba rero Carine aragaruka agategura amafunguro maze agategura ameza agahita yigendera. Gusa nyine agera mu nzira maze akibuka yuko yasize telefone ye iwabo wa Haji, ahita agaruka kuyireba. Haji nawe rero aba yamaze kuhagera, araza akinjira maze yagera muri saro agatangira guhamagara mama we, ariko akabura umuntu n'umwe. Afata telefone agahamagara mama we akamubaza ati ko nageze mu rugo uri hehe, nta muntu n'umwe uri hano. Mama we rero aramubwira ati ndaje rwose, ntabwo nari ndi kure cyane. Haji ahita amubwira ati ndabona rwose ameza ateguye kandi nari nshonje cyane, reka mbanza nifatira amafunguro, ubwo nyine ndahita njya gukaraba nduhuke. Mama we ati hoya, urumva se wowe utagiye kubicurika, ahubwo banza ugende ukarabe ubone gufata amafunguro. Haji ati ndashonje cyane ku buryo kwihangana numva ntabishobora. Mama we ati nta kibazo, bikora uko ubyumva, ariko nyine si byiza gukaraba umaze gufata amafunguro. Haji rero ava kuri telefone maze akajya kujya muri dushe, ariko bikanga kubera ukuntu aba ashonje. Araza rero agafungura ibisorori maze agatangira kurya rwose atiriwe anashyira ku isahane, ari kurisha intoki nyine arira muri ibi bisorori, inzara iba imumereye nabi cyane. Carine rero uba nawe yaje yihuta aje kureba telefone ye, afungura nyine adakomanze kuko aba azi neza ko nta muntu uhari. Ahita atungurwa no gusanga nyine uyu musore ari kurya ari ku meza rwose yunamye atanicaye, ari kurisha intoki. Ahita yikanga maze agahita amubwira ati mwiriwe neza, ati nitwa Carine, ati ndakeka waba uri Haji kuko nyine mama wawe akunda kukumbwira.
Haji rero nta jambo na rimwe amusubiza kubera ko nyine abagize isoni z'umuntu uba usanze ari kurya ameze gutya kandi badasanzwe bamenyeranye. Ahita apfundikira maze akitegereza cyane uyu mukobwa rero ahita atangira agatera intambwe maze akaza agafata telefone ye iba iri ku meza neza rwose aho Haji aba ari gufatira amafunguro. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati umugoroba mwiza. Haji rero nawe ahita ajya gukaraba nyine kubera ko abagize isoni z'ibimubayeho. Mama wa Haji rero arataha maze agasanga Haji amaze gukaraba, noneho bajya ku meza bakajya gusangira. Haji aramubwira ati ariko rwose mama ndakwemera, urabizi amafunguro rwose uba wateguye aba arenze cyane. Mama we ahita amubwira ati ntabwo rero ari njye nateguye kuri iyi nshuro, ahubwo ni umushuti wanjye witwa Karine. Haji ahita amubwira ati ni wa mukobwa nabonye yari yibagiriwe telefone hano, yagarutse kuyifata maze asanga ndahari. Mama ati ubwo rwose ni uwo nta gushidikanya, uriya mukobwa rero ni umwana mwiza cyane, niwe umfasha muri byose. Haji ahita amubwira ati ni sawa cyane rwose aba yabikoze neza. Akomeza rero kuganira na mama we maze akanarara hano nyine. Buracya mu gitondo rero maze Karine akaza nyine gufasha mama Haji nk'ibisanzwe. Haji rero aba yicaye muri salo maze Karine agatangira gukora amasuku. Uyu musore rero aba ari kujya anyuzamo maze akamureba akamwitegereza. Nyamara ariko Karine we rwose aba yibereye mu bye nyine ntabwo aba amwitayeho. Amara rero gukora amasuku maze akajyana na mama wa Haji mu gikoni, baba bagiye gutegura nyine ibya saa sita. Baba bari kuganira, mama wa Haji ari kumubwira ati ariko se ubu ngubu nta kuntu nazagushakira akazi ko hari uruganda umuhungu wanjye ari hafi gufungura, maze akaguha akazi keza ukajya ukora akazi kamwe aho kugira ngo ukore utu tuzi twinshi dufatanyije ko rwose aribyo bikuvuna cyane. Baba bakiri kubivugaho rero maze Haji akaba arinjiye, yinjira avuga ati hano hantu hari guhumura bitangaje. Sinzi ibintu rwose muri gutegura ariko ndumva biri buze kuba biryoshye cyane. Mama we rero ahita amubwira ati sinakubwiye se, ni Karine nyine uri gutegura, uyu mukobwa azi guteka cyane birarenze, uraza kubikunda ndabizi. Ubu ngubu uraza kumera nk'uko nyine wabaye ejo, ukuntu wari uri kurya nk'aho ari ubwa mbere uriye kuva wavuka, uri kuvuga ngo ni ubwa mbere uriye amafunguro aryoshye cyane. Haji rero uri kugira isoni yibuka nyine n'ukuntu uyu mukobwa yasanze ari kurisha intoki, ahita abwira mama we ati ariko mama wambabariye kuko ukareka gukomeza kuntera isoni, nta wimbeshya nawe rwose uri gukabya. Mama we ati narakwiboneye ejo ukuntu wari umeze. Haji rero agira isoni maze agahita ababwira ati reka rwose nigendere, nimubanze nyine mubitegure, mama ndabizi iyo utangiye kunserereza ntabwo rwose nagukira. Haji rero amara gusohoka maze mama we agahita abaza Karine ati none se mbwira umuhungu wanjye umubona ute? Haji nyine umubona gute? Karine ati mbona nyine ari umusore mwumvikana cyane, ni umusore utuje, ni umusore rwose ubona ko ari umwana mwiza cyane kandi nanone uha umuryango we agaciro. Mama we rero ahita amubwira ati ndashaka nyine kumenya uko umubona nyine nk'umugabo, nk'umusore nyine kandi w'umuseribateri, ndifuza kumenya nyine wowe uko uri kumubona. Karine rero ahita amubwira ati mbona nyine n'ubundi ari umusore nyine utuje, ni umusore kandi rwose w'umwana mwiza, ni uko nyine mubona. Mama wa Haji ahita abaza Karine ati none se wakwifuza ko Haji yakubera nk'umugabo biramutse bishoboka? Karine ati hoya rwose ntabwo nabyifuza. Mama wa Haji rero ahita ahinduka mu maso ati ngaho rwose nyisanzuraho, mbwira kubera iki? Impamvu nyine nta yindi, iminsi mike rwose tumaze tumenyanye na Haji nabonye ari umugabo unywa cyane, kubera yuko igihe cyose aba ahumura inzoga, haba mu gitondo, haba saa sita, haba nimugoroba. Ntabwo rero rwose mba nifuza kuba nabana n'umugabo unywa inzoga nyinshi gutyo. Nabaye mu buzima bubi, simba nifuza rero kuba rwose nakongera no kuba mu buzima bubi maze gushaka umugabo. Mama wa Haji rero ahita yumva ababaye kubera ko aba akunda uyu mukobwa cyane cyane ariko bikabije. Kuri we nyine aba yumva yaba ari amahitamo meza ko Haji yabana n'uyu mukobwa.
Hashira iminsi rero n'ubundi nyine Carine aba akomeza gufasha mama wa Haji nk'ibisanzwe. Umunsi umwe rero Carine aba akeneye amafaranga menshi kuko nyine musaza we aba arwaye arembye kandi aba akeneye ko bagomba kumubaga, nyamara rwose biba bimusaba amafaranga atazigera abona mu buzima niyo yakora ate. Mama wa Haji rero aramwicaza maze akamubwira ati mukobwa wanjye, ndagira ngo rero ngusabe ikintu, ndagukunda urabizi, ngufata nk'umukobwa wanjye, none rero ndifuza yuko wakwemera ugakora ubukwe n'umuhungu wanjye Haji. Nimumara gukora ubukwe ibintu byose byerekeranye na musaza wawe ninjye nzasigara mbyitaho, nzamwishyurira amafaranga kugira ngo bamubage, nzamwishyurira ibitaro, namara kandi no kuva mu bitaro amafaranga yo kumwitaho kugira ngo amere neza kugeza akize, rwose ibyo byose nzabikora. Carine rero abitekerezaho maze akumva rwose ntabwo akwiye kwitesha aya mahirwe kuko uyu musaza we aba ari we umwe rukumbi asigaranye kuri iyi si, ntabwo rero aba yifuza kumubura habe na gatoya, aba yumva yatanga ibyo afite byose ariko umusaza we akamera neza. Nta gushidikanya rero abwira mama wa Haji ati ndabyemeye rwose, nta kibazo, nzakora ubukwe na Haji. Mama wa Haji rero nawe ahamagara Haji maze akamwicaza akamubwira ati rero umuhungu wanjye, urabizi ko rwose ruriya ruganda rwawe nubwo runyanditseho ariko rwari urwawe, papa wawe yarukwambuye kubera ukuntu nyine wanywaga inzoga nyinshi ugasinda maze ntubashe kurwitaho, gusa kubera ko ngiye mbona ko wahindutse ndifuza kugusaba ikintu maze nkagusubiza uruganda rwawe, ndabizi ko aribwo buzima bwawe, ndabizi ko urukunda cyane. Haji ahita abwira mama we atumva nkubwire mama, ikintu cyose wansaba kugira ngo uruganda rwanjye rusubirane nagikora, icyo ari cyo cyose uko cyaba kimeze kose, niyo byaba ari ukwikorera ibuye ntaryikorera, kubera yuko rwose ruriya ruganda urabizi rwari ubuzima bwanjye, ariko sinzi uko byagenze kugira ngo papa wanjye rwose arunyambure maze rujye mu mazina yanyu, rero rwose uramutse uzarunsubiza icyo wansaba cyose nagikora. Mama we ahita amubwira ati ntabwo ari ikintu kigoye, ndifuza yuko wakora ubukwe na Carine maze rwose ngahita ngusubiza ibyawe byose bikakwandikwaho. Haji nta gutekereza kabiri ahita amubwira ati nta kibazo rwose, nushaka umbwire n'ubwo bukwe tuzabukora ejo. Mama wa Haji rero ahita yishima kuko rwose aba yumva ibintu bye bigenze neza cyane. Ntibitinda rero aba bombi bategura ubukwe maze bagakora ubukwe bagahita batahana nyine kwa Haji. Iri joro ryabo rero ry'ubukwe bagera nyine mu rugo, Carine ntabwo aba ari kuvugana na Haji, ntabwo nubwo wamenya ko rwose bakoze ubukwe, baba bafite amavalize maze Carine agahagarara muri salo, Haji ajya gukaraba intoki akibagirwa ko yari ari kumwe n'uyu mukobwa, uyu mukobwa aguma ahagaze. Haji rero abona ko agihagaze maze agahita amubwira ati ntabwo nari nibutse yuko rwose turi kumwe, zamuka esikariye maze nugera hejuru urebe ibumoso bwawe, icyumba gihari ni icyumba cyawe, ndagusangayo nka nyuma y'isaha. Carine rero ahita agenda akajya mu cyumba maze agakuramo imyenda nyine akajya muri dushe agakaraba akitunganya, abakinjira mu buriri agahita yumva umuntu arakomanze, ahita yikanga cyane maze agahita amubaza ati ninde? Haji ati ni umugabo wawe. Carine ahita amubwira ati njira. Haji rero arinjira maze agasanga uyu mukobwa afite ubwoba bwinshi, yaryamye yitambitse ku buriri, ahita amubwira ati ryama neza. Haji rero nawe ahita ajya mu buriri maze nyine agatangira gushaka gukora kuri uyu mukobwa. Uyu mukobwa ubwoba buramwica maze ibyunzwe bikamurenga, biba bigaragara rwose ko afite ubwoba bwinshi. Haji aramwitegereza ati ni ikihe kibazo? Carine ati hoya nta kibazo, ntacyo rwose. Haji rero arakomeza maze Carine akongera nyine ubwoba bugakomeza kwiyongera. Haji aramureba maze akamubaza ati ntumbwire yuko rwose byaba ari ubwa mbere? Carine ati yego. Haji ati kuki utabimbwiye? Carine ati ntabwo nagombaga kubikubwira kubera ko nyine ni ijoro ryacu rya mbere, rero byanze bikunze nyine tugomba kubibyaza umusaruro. Haji ati hoya ntabwo rwose nabikora, sinabikora uyu munsi, ubwo rwose naho ikindi gihe, ariko wagombaga kuba warabimbwiye. Carine ati ni gute se nakubuza ibyishimo byawe kandi nyine njye nawe twabaye umugore n'umugabo?
Haje ati hoya nta kibazo rwose, ariko nyine kuba utarabimbwiye niyo makosa yonyine wakoze. Haje rero ahita afata umusego maze agahita yigira mu kindi cyumba kuko rwose aba abona adakeneye kubangamira uyu mukobwa. Buracya mu gitondo rero Carine akabyuka maze agakora amasuku agategurira kandi Haje ibya mu gitondo. Amara kwambara rero agiye ku kazi maze Carine agahita amubwira ati namaze kugutegurira ibya mu gitondo. Haje aramubwira ati rwose uba wakoze cyane, ariko nanone ntukigore kubera yuko mfite nyine umukobwa uza kubikora mpemba ku kwezi, aza nyine gukora amasuku ndetse akanategura, ntukirirwe rero rwose wigora. Carine ahita amubwira ati ntabwo nari mbizi, ariko nanone ntibimburije nyine ko ari inshingano zanjye nk'umugore wawe, ngomba kugutegurira amafunguro. Haje ati urakoze cyane. Haje rero amara kujya ku kazi maze Carine agahita ajya gusukura mu cyumba cye, agerayo rero agasanga ni umwuka w'inzoga gusa, ibicupa biraryamye kubera ukuntu aba yanga umwuka w'inzoga cyane, ahita ananirwa nyine kuhakora amasuku maze agahita avuga ati iki cyumba cyo rwose ntabwo ndi bugikore, ahubwo ndategereza nyine wa mukobwa aze kuza agisukure. Ahita agenda akicarira muri salo maze agatangira kwishushanyiriza, dore ko rwose uyu mukobwa aba ari umushushanyi kandi rwose ubifitemo uburambe. Nyuma rero y'umwanya mutoya ajya kumva umuntu arakomanze, ajya gufungura maze uyu mukobwa uba winjiye ahita amubwira ati ndakeka uri Carine. Carine ahita amubwira ati yego, ati wowe se uri nde? Ati ngewe nyine ndi umukobwa ukora amasuku hano, uteka akanamenya inzu yose, narinje rero kugira ngo rwose nkore nyine ibikenewe. Carine ahita amubwira ati amasuku narangije kuyakora, gusa nyine ugenda ukore mu cyumba cya Haji kuko cyo rwose kirasa nabi, ugenda ugitunganye, ubundi nyine ubwo nubisoza urajya ku isoko kugurira ibintu bimwe na bimwe. Uyu mukobwa rero arabikora byose maze akajya ku isoko. Araza rero yatangira gutegura amafunguro, Carine amusanga mu gikoni agahita atangira guterura ibyo yari ari gutegura, ati reka rwose mba ari njye nteka kubera ko nyine ngomba gutekera umugabo wanjye. Uyu mukobwa ahita abwira Carine ati mbabarira ndakwinginze, reka rwose mba ari njye ntegura amafunguro kubera ko aka ni akazi kanjye, kandi rwose uramutse ugakoze waba unyirukanishije, ntabwo bazongera rwose kumpemba, kandi amafaranga nkorera kuri aka kazi ndayakeneye cyane, ndakwinginze rwose mbabarira unyumve. Carine rero areka nyine uyu mukobwa agategura amafunguro kuko nyine aba abona koko yaba amwirukanye ku kazi ke. Ku mugoroba rero Haji arataha maze agasanga ameza arateguye. Carine ahita amubwira ati ni karibu ku meza. Haji ati ariko nakubwiye ko rwose aka atari akazi kawe, ntabwo mbikeneye. Carine ati n'ubundi sinjye nabikoze, wa mukobwa nyine ukora hano yaje niwe wabiteguye. Carine ahita abaza Haji ati ariko se kubera icyo ushaka kunkora ibi bintu, kubera iki wumva naguma hano nta kintu na kimwe nkora, urumva se ibyo bintu byashoboka? Haji ati ikintu cyonyine umaze muri uru rugo ni ukuzajya wigira mwiza maze ukanambyarira abana, ni ako kazi konyine rwose uzajya ukora, nta kindi kintu nshaka gukora. Carine ati ariko rwose nifuza ko nazajya nkora n'imirimo, ikindi kandi mba numva nakabaye nshaka n'akazi kubera yuko ntabwo naguma hano gusa mpfa ubusa kandi nari nsanzwe menyereye gukora. Haji ati icyo kiganiro ntabwo nshaka ko tukigirana, nta kintu rwose nshaka ko tuvugana kuri ibyo ngibyo, ugomba kuzajya uguma hano ngataha nsanga uri mwiza usa neza cyane, nicyo cyonyine nta kindi. Umunsi wakurikiye rero Haji ajya ku kazi, abakigerayo rero umu asisita we agahita aza kumureba muri biro, abamuzaniye nyine igishushanyo, ni igishushanyo Haji aba yarabasabye gushushanya. Uyu muhungu rero abakinjira muri biro, Haji akigikubita amaso agahita atangira kumusomera ati iyi dizayini niyo n'ubundi twari dufite ubwashize, nta kintu na kimwe mwahinduyeho, ndagusabye gukora dizayini nshyashya, nyamara rwose uri kunzanira igishushanyo cy'ahashize, ntabwo ari ibyo nshaka,
bikore vuba kandi mu minsi mikeya, nkeneye ibintu bishya kubera ko dufite inama mu cyumweru gitaha kandi ngomba kuba mfite ibintu ndi kwerekana. Mbabarira rwose wikomeza kunsebya, wintesha umwanya. Uyu musore rero uba yumva rwose yakoze iyo bwabaga, asohoka muri biro yihebye, akibaza icyo ari bukore noneho kikamuyobera, cyane cyane ko aba asigaranye n'iminsi mikeya. Hagera leta afata telefone maze agahamagara nyine umusheri we mbere y'uko akora ubukwe na Carine. Aba yari afite umukobwa bakundanaga yiyumvagamo rwose, n'ubundi rero ntabwo baba baratandukanye kubera ko Carine baba barakoze ubukwe nyine kubera impamvu. Ahamagara rero uyu mukobwa akamubwira ati ariko se ko noneho rwose watinze muri misiyo y'akazi wari waragiyemo. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ejo nzaza, ahubwo numvaga nyine nzahita mpitira iwawe. Haje ati hoya, iwanjye ntabwo byashoboka, ndi gusana inzu yanjye, harimo akavuyo gateye ubwoba, ntabwo rwose wabasha kuruhuka, ahubwo ibyiza uzajye muri hoteli maze umbwire mba ariho ngusanga duhurireyo, ndagukumbuye cyane rwose. Uyu mukobwa nawe ahita abwira Haje ati nanjye nuko ndagukumbuye. Naho rero wa musore nyine baba basubirishijeyo ibishushanyo byamuyobeye, aragenda akicara muri biro ye maze agatangira gutekereza. Ahita yibuka rero ko umushuti we Carine, uyu mukobwa baba bariganye nyine muri kaminuza, ari umuhanga cyane mu bintu byerekeranye no gushushanya. Ahita afata telefone maze akamuhamagara akamubwira ati Carine, umeze neza? Carine ati yego. Ati mfite ibibazo rwose, nifuzaga ubufasha bwawe, nuko nyine mbizi yuko uri kure ubanza guhura byatugora. Carine ati urakeka se naba ndi hehe? Uyu musore atamubwira ati ndakeka nyine uri iwanyu nk'ibisanzwe. Carine ati hoya, ubu ngubu rwose ndi mu mujyi, ndi hafi yawe, ntiwambwiye se ko ufite uruganda ukoramo mu mujyi? Nanjye ubu rwose niho ndi. Uyu musore rero ahita amubwira ati ndishimye cyane, mbabarira nk'umwanya duhure, hari ikintu rwose nshaka kumfasha, ndabizi ko mu bintu byo gushushanya wari uwa mbere, ndifuza rero rwose ko wampa ubufasha. Carine turabizi ko uri inshuti yanjye cyane kuva kera, nta bufasha na bumwe nakwanga kuguha, ahubwo se duhure ryari? Uyu musore ati ejo nimugoroba. Uwo munsi rero uragira maze bagahura. Carine ahita abwira uyu musore ati ngaho nyereka ibyo washakaga ko ngufasha. Uyu musore rero amwereka ibishushanyo maze akamubwira ati bosi wanjye yambwiye ko rwose nta kintu na kimwe nakoze, namuhaye ibyo twari dusanganywe, nkeneye rero kugira ibintu bimwe na bimwe mpinduraho. Carine arabireba maze akamubwira ati nta kibazo rwose nzagufasha, ahubwo se ubikeneye ryari? Uyu musore ati mfite iminsi 3 gusa. Carine rero atamubwira ati nta kibazo, reka rwose ngende mbikoreho kandi ntuhangayike, nzaba nabishoje. Uyu musore ati ndakwizeye cyane, nizeye rwose kuri bubikore neza. Rero yabiraragaho rwose ari kubikosora kugira ngo nyine azabihe uyu musore, gusa yagombaga kubihisha cyane kugira ngo umugabo we atabibona. Hashira iminsi rero maze mama wa Haji akaza gusura aba bana nyine biba bimeze nk'aho bose ari abana be. Araza rero maze akajyana mu gikoni na Carine agatangira kumubwira ati rero mukobwa wanjye, ibyo twasezeranye byose narabikoze, umusaza wawe namwishyuriye amafaranga yose babasha kumukorera ya operation. Ikindi kandi rwose nk'uko nabikubwiye nyine, amafaranga yo kumwitaho kugeza akize yose nayashyize ku ruhande, ntuzagire ikibazo, nta kibazo na kimwe azagira. Carine arishima cyane maze akamubwira ati ni ukuri warakoze rwose, ndishimye kubera ko umusaza wanjye yarampangayikishije, numvaga ntifuza kumubura. Mama wa Haji ahita abwira Carine ati rero ahasigaye nahawe, ugomba nawe kubahiriza nyine amasezerano ukagumana n'umuhungu wanjye, uko byagenda kose ugomba kugumana nawe. Carine ahita abwira uyu mubyeyi ati ntuhangayike, njyewe rwose iyo navuze ibintu mba nabivuze, nzagumana nawe uko byamera kose. Haji rero nawe nyine ajya guhura na wa mu fiance we wa kera. Uyu mukobwa aba yitwa Viviane. Barahura rero maze Haji akamubwira ati rero ngomba kukubwiza ukuri ibintu byose uko byagenze, ubu rwose ntabwo nkiri wa musore nyine w'umuseribateri, ubu ngubu mfite umugore. Uyu mukobwa ahita atangira kumurakarira ati wowe
ufite umugore, uwo mugore ari kuri kuvuga ni jyewe Nizere. Haji ahita amubwira ati hoya, ubu rwose nakoze ubukwe, mama wanjye yanzaniye umukobwa wo mu cyaro maze ategeka ko rwose tugomba gukora ubukwe, nta yandi mahitamo rero nari mfite. Viviane ahita amubwira ati ariko njye nawe urabizi neza yuko twakundanye imyaka myinshi, iyo mama wawe akubwira iby'ubukwe wagombaga guhita utekereza jyewe mbere ya byose. Haji ati ntabwo mama wanjye yigeze rwose ampa amahitamo, nta nubwo yigeze atuma mubwira ko naba mfite undi muntu dukundana. Uyu mukobwa ahita amubwira ati cyakoze urampemukiye, ntakubeshya rwose ndumva bimbabaje. Haji ati ariko ntiwibagirwe yuko jye nawe icyerekeranye no kubana tutigeze tukivuganaho, ntabwo rwose icyo gitekerezo twigeze tukigira. Viviane ati ariko wagombaga nyine wowe kubitekereza, none se ubundi ni jye nari kugusaba ko tubana cyangwa ni wowe wagombaga kubinsaba? Haji rero ahita amubwira ati ibyabaye byarabaye kandi byararangiye, rero rwose ubu ngubu ntabwo nkigenga, n'ikimenyimenyi ntabwo uyu munsi ndi burarane nawe muri hoteli kubera ko nyine mfite umugore, ngomba gutaha, ntabwo ngomba kurara mu gasozi. Viviane arababara cyane maze rwose akumva agahinda karamwishe akarakarira uyu musore, ariko nyamara Haji we ahita yisohokera muri hoteli maze akitahira kuko rwose nta gahunda aba afite yo kuza kuharara. Nyuma y'iminsi ibiri rero Carine aba yarangije gukora cya gishushanyo aba yaremereye uyu mushuti we, aramuhamagara bagahura maze akajya kukimwereka. Uyu musore rero aba akibona iki gishushanyo Carine aba yakoze maze agahita atangazwa n'ubuhanga bwe, aramubwira ati ibi bintu rwose wakoze nta nubwo jyewe nari kubitekereza, wabikoze neza cyane, biri ku murongo kandi rwose ndabona bimeze neza, ndibaza ukuntu ahubwo wabashije kubikora mu minsi ibiri gusa, nyamara njyewe nari narahawe igihe kinini ariko simbishobore. Carine ahita amubwira ati nizere ko rwose noneho boss wawe ari bwemere iki gishushanyo kandi kikamushimisha. Uyu musore ahita abwira Carine ati ahubwo naramuka atanacyemeye njye ndahita mva ku kazi kubera ko n'ubundi ibi bintu sinashobora kubikora, ubwo rwose atemeye iki ntakubeshye nahita nsezera ku kazi. Carine rero ahita amuha nyine na dosiye ze akamubwira atakira rero nanjye rwose jyana aya madosiye yanjye maze ujye undeporeza ahantu hose uzajya ubona nyine bakeneye umudizayina, ujye uhita rwose untangira izi dosiye. Uyu musore ahita amubwira ati nta kibazo rwose, zana aho nzajya mbona hose hashobora kuboneka umwanya nzajya ngushyiriramo dosiye kandi bizacamo ndabizi. Carine rero ahita amubwira ati urakoze cyane. Uyu musore rero buracya maze akajya ku kazi nyine, aragenda agahita yinjira muri biro ya bosi, ubwo ni biro nyine ya Haji, ahita amushyira rero bya bishushanyo maze Haji akabireba. Haji arabyitegereza akajya abaza uyu musore ati koko se ni wowe wabishushanyije? Uyu musore ati yego, kubera ko wari wambwiye nyine ko ngomba kubisubiramo ngatangirira kuri zeru niko nabigenje. Haji ahita amubwira ati biratangaje kandi cyane, iki gishushanyo ni cyiza cyane birenze uko wabyumva, ubwoba mfite ni bumwe gusa, ni uko ubutaha ningusaba ikindi gishushanyo utazazana ikimeze nk'iki ngiki, kuko rwose biragaragara ko gishushanyije mu buhanga bwinshi. Haji rero abwira uyu musore ati wakoze cyane, wakoze rwose akazi gakomeye kandi igishushanyo cyawe ndagikunze cyane. Uyu musore rero asohoka yishimye kuko rwose nawe aba yabibonye ko Carine arenze mu gushushanya. Umunsi wakurikiye rero Carine aba yiyicariye muri salo maze yajya kumva umuntu arakomanze, ajya gufungura akabona ni umukobwa winjiye. Uyu mukobwa rero aba ari Viviane, ahita amubwira ati nitwa Viviane, ndi sheri wa Haji. Carine rero ahita rwose agerageza kwigira nkaho ntacyo bimubwiye, ahita amubwira ati ni karibu, ariko nizeye ko nyine ubizi ko aya masaha Haji ataba ahari, ubwo uricara nyine umutegereze, ntugire ikibazo kandi wisanzure. Ndakeka iyi nzu yose uyimenyereye, mu gikoni hariyo amafunguro, n'ubusonza rwose ugende wiserive, ubwo nyine komeza wigire nkaho utansanze hano. Carine ahita yigendera akigira mu cyumba maze uyu mukobwa Viviane agasigara ari kwivugana
ati ariko se ubundi uyu mukobwa ni umusazi, ni gute mubwira ko ndi sheri w'umugabo we maze ntanandakarire cyangwa ngo anyirukane akigira rwose nkaho ntacyo bimubwiye. Viviane rero ategereza Haji ataha mu masaha rwose ya kure, aba yatinze nyine gutaha, aba akinjira maze Viviane agahita amubwira ati karibu mukunzi. Haji atangaye ati wowe urakora iki mu rugo rwanjye? Viviane ati naje kwisubiza ibyanjye nambuwe, ibi byose ni ibyanjye, ikindi kandi umugabo wanjye ntabwo bagomba kumuntwara gutyo gusa, ndashaka rero rwose kwisubiza ibyanjye, cyane cyane ko uyu mwanya ni uwanjye kurusha uko waba ari uwuriya muturagekazi ngo ni umugore wawe. Haje ahita amubaza ati ahubwo se Karine umugore wanjye ari hehe? Aba agize ubwoba agira ngo nyine yabaye akibona uyu mukobwa ahita yigendera. Viviane ati ndakeka ari mu nzu nyine ahantu ntazi, kuko naje aranyakira ahita agenda sinongeye kumubona. Haje rero ahita ajugunya ikote aba yambaye mu ntebe muri salo, maze akagenda yihuta ajya mu cyumba nyine cy'umugore we. Agerayo agasanga Karine yari yibereye kuri telefone, ahita ayivaho maze akabwira Haji ati karibu, ntabwo nari namenye rwose ko watashye. Karine kandi ahita abwira Haji ati wakoze cyane, impano wampaye nayibonye, telefone nziza cyane ya iPhone nayikunze, wakoze cyane rwose kunyitaho. Haji rero ahita amubwira ati ndishimye cyane ko nawe wishimiye impano naguhaye. Karine ahita amubwira ati sheri wawe yaje kukureba, nasize yicaye muri salo wamubonye. Haji ati umbabarire rwose kuba yakubahutse bigeze aha, ntabwo yakabaye yaje mu rugo rwawe, uru ni urugo rwawe kandi nta muntu ukwiye kugusuzugura. Karine ahita abwira Haji ati hoya, nta mpamvu n'imwe rwose yo kunyisobanuraho, kubera yuko ndakumva cyane, umubano wanjye nawe ntabwo rwose uri kugenda neza, ubwo rero ndakumva rwose nawe uri umuntu nyine. Haji ahita amubwira ati gusa umbabarire rwose kandi ngiye kubikemura. Haji ahita agaruka muri salo maze akabura Viviane ati ndakwinginze rwose haguruka utahe. Viviane ati nta hantu hamwe nshobora kujya, ntabwo rwose nagusigana n'uriya muturagekazi, ntabwo natuma uriya mukobwa w'injiji wagira ngo ntiyize antwarira umugabo. Haji ahita amubwira ati ubwo rero uratekereza uri umukobwa w'umunyabwenge kurusha abandi bose, ndashaka kukubwira yuko uriya mukobwa uri kwita injiji yitwara neza rwose kukurusha, nta naho muhuriye, nta nubwo ahubwo wapfundura udushumi tw'inkweto ze. Viviane ahita arakara ati niko uvuze? Uravuze ngo uriya mukobwa aranduta? Haje ati cyane rwose inshuro igihumbi, ahubwo ndashaka kukubwira reka nkureke urare hano, kuko Haje areba ku isaha akabona amasaha rwose yakuze, ati reka ne kukwirukana nijoro, ariko mu gitondo cya kare njye kubyuka njya ku kazi nsanga wagiye, ntabwo ngukeneye mu rugo rwanjye. Haje rero ahita yigendera yanamurakariye cyane. Mu masaha y'ijoro rero Viviane arabyuka maze akaza buhoro buhoro akaza mu cyumba cya Haji, araza akamworosora maze agatangira kumukoraho. Haje akangukira hejuru ati wowe se kandi urashaka iki? Viviane ati ni wowe nshaka, ndagukumbuye kandi urabizi, rero iri joro ngomba kurarana nawe. Haje ati ntabwo byashoboka, urabizi neza uru ni urugo rw'umugore wanjye, umugore wanjye aryamye mu cyumba cyo hirya gatoya, ntabwo rwose ibi bishoboka. Viviane ati nibyo nshaka nyine, ndifuza ko ari twumve ko rwose njye nawe twishimanye. Haje ati ntabwo byashoboka, sindi uwo musore, ntabwo ndi umusore wakubahuka umugore we bingana bityo, nubwo rega umugore wanjye nyine ntamukunda, ariko ntabwo bivuze ko namwubahuka, ibyo rwose byaba ari agasuzuguro, byaba ari ukurengera, ntabwo nabikora. Uyu mukobwa rero akomeza rwose kwiyenza kuri Haji, maze Haji agahita yibyukira akigendera, akabura Viviane ati nta kibazo icyo cyumba kiraremo, ariko rwose ibyo ushaka byo ntabwo byashoboka. Mu gitondo rero Karine arabyuka maze akajya mu gikoni nyine gutegura amafunguro nk'ibisanzwe.
Viviane rero amusangayo maze Carine akamwakira nyine aseka ati mwaramutse neza, wagize ijoro ryiza, nizere ko rwose wasinziriye neza. Uyu mukobwa rero ahita abwira Carine ati rekera aho rwose gukomeza kwijijisha, ndabizi ko ubangamiwe no kuba ndi hano kubera yuko urabizi ko ndi sheri w'umugabo wawe. Gusa nagira ngo nkubwire ko nyine umugore w'umuturagekazi nkawe adashobora kuntwara umugabo. Ubu rwose naje nje kandi nyine ngomba kwisubiza ibyanjye. Umuturagekazi gusa, ubundi wowe ubona umugabo wanjye yagukunda? Carine rero ahita arakara maze agahita abwira uyu mukobwa ati nakwihanganiye bishoboka byose, nyamara rwose ndabona wowe udakeneye kumvikana. Njyewe ndi nkawe ahubwo nakabaye ntari hano. Ni gute se uza kureba umugabo washatse? Tekereza ukuntu uri umukobwa mwiza bigeze aho, ariko nyamara wirirwa wiruka inyuma y'umugabo utagukeneye. Tekereza imbaraga zose ukoresha, nyamara rwose Haji we nta nubwo anyeganyeza urutoki kugira ngo arwanirire urukundo rwanyu. Ni ukuvuga ko rero nta ruhari, ahubwo wowe rwose waribeshye. Viviane rero ahita arakara maze akaza aje gukubita urushyi Carine. Carine ahita amufata akamubwira ati njyewe nta muntu ujya umenyera, utabona nakoroheye ukagira ngo wibeshye ukanankoraho nagusohora muri iyi nzu ngukurura hasi, nta nubwo rwose wagenda ugendesha amaguru. Ikindi kandi noneho reka nkubwize ukuri, nta nubwo ngukeneye hano, ndabona watangiye kunyubahuka birenze. Uru ni urugo rwanjye, uwo uri kuvuga n'umugabo wanjye, twarasezeranye mu mategeko. Ndavuze ngo nsohokera mu rugo vuba cyangwa se nkwereke ko nyine ndi umuturagekazi nk'uko uri kubivuga. Viviane rero yumva rwose ubwoba bumwishe maze agahita agenda agafata ibintu bye byose agahita asohoka agataha. Ku rundi ruhande rero hashira iminsi mike maze Haje agahamagara wa musore nyine warashushanyije cya gishushanyo, aramubwira ati rero dufite ikintu cyo guserebura. Umukiriya twari twakoreye iriya design yarayikunze cyane, yarayikunze ariko cyane rwose. Gusa nyine nanjye narayishimiye, ariko hari ikintu nyine nshaka kukubwira, kubera yuko batubwiye ko nyine iyi proje bahise banayidushinga kuba ari twebwe twayikurikirana. Ndahamya rero ntashidikanya ko iki gishushanyo atari wowe wagikoze wenyine. Ndifuza nyine kumenya umuntu wagukoreye paje ya nyuma, kubera ko iki gishushanyo narakirebye inshuro zirenga 50 ngisubiramo rwose. Nakwemera ko atari wowe wagikoze wenyine, ibyo rwose ndabihamya, nta nubwo mbishidikanyaho. Ufite umuntu wagufashije, gusa ntugire ubwoba, ntuhangayike. Rero ntabwo ngiye kukwirukana, ahubwo nashimishijwe nuko nyine wabashije kutubonera uwundi mu architecte mushyashya tugiye gufatanya muri aka kazi. Uyu muntu ndamushaka byanze bikunze, ariko nutabasha kumukonvenka ngo aze dukorane, ahubwo rwose nzakwirukana, uzaba uhombye aka kazi. Uyu musore rero ahita amwenyura maze akabwira Haji ati ntuhangayike rwose, nzamuzana dukorane, ibyo byo rwose ntabwo ari ibintu bigoye. Haji rero ahita amubwira ati uyu muntu ni umuhanga cyane, ntabwo tugomba kumutakaza. Ntabwo rero aba yarigeze amenya ko nyine uyu muntu ari umugore we washushanyije iki gishushanyo mu buryo bwiza cyane. Uyu musore rero amara kumva amakuru meza maze agahita ajya ku ruhande agahamagara Carine, ahita amubwira ati rero nagira ngo nkubwire inkuru nziza yuko rwose wabonye akazi. Bosi wanjye yemeye kuguha umwanya wo kuba chef designer. Uyu mukobwa ahita yishima cyane ati koko se niko bimeze, uyu mwanya nawubonye? Uyu musore ati cyane, yabonye nyine cya gishushanyo kandi rwose yamenye neza ko atari njye jyenyine nagikoze. Namubwije ukuri rero maze ambwira ko rwose akeneye uyu umushushanyi w'umuhanga kugira ngo nyine aze ajye adufasha muri kampani, kandi rwose ni umwanya mwiza cyane wabonye. Carine ahita yishima cyane ati ndishimye, ntabwo ushobora kubyumva, ariko nyine ndaza kubanza mbivugane n'umugabo wanjye. Uyu musore ahita amubaza ati kumbe harazamo n'ibyo kuvugana n'umugabo wawe? Carine ati yego, araza gutaha nko mu masaha 3, ubwo rwose turaza kuvugana maze nguhe igisubizo cya nyacyo.
Carine rero yicara ategereje umugabo we, Haji arataha nk'ibisanzwe maze akajya ku meza. Carine ahita amubwira ati nagira ngo nyine nkubwire yuko nabonye akazi. Haji atanabitekerejeho ahita amubwira ati nakubwiye ko ibyo rwose atari seje tugomba kuvugana njye nawe, ntabwo uzigera uva aha na rimwe, ugomba kujya uguma mu rugo. Haji ahita amubwira ati mbwira bakubwiye ko bazaguhemba angahe? Carine ati rega ikibazo si icy'amafaranga, ikibazo nyine ni icyo gukora ibintu nkunda, ni icyo gukora ibintu nize, ikibazo ni icyo kudakomeza gupfa ubusa rwose nicaye aha. Haji ati hoya mbwira amafaranga bakwemereye nzayakuba kabiri maze uwo mushahara njye nkuguhemba. Carine ati si ibyo nkeneye, ntabwo rwose ari ibyo, nkeneye gukora. Haji ati nakubwiye ko akazi kawe ari ukwicara hano ugasa neza maze ukazaba mama w'abana banjye, nta kindi kintu rwose nkeneye ko unkorera. Carine ahita ahaguruka maze akagenda akegera Haji akamubwira ati ndakwinginze, ni ukuri rwose nyumva, ntega amatwi, ndarambiwe kwirirwa hano njyenyine, ndarambiwe kutagira ikintu na kimwe nkora, rwose mba mfite irungu. Ikindi kandi aka kazi nakarose igihe kinini kubera ko nyine ibi bintu nibyo nize, ntabwo nigeze ngira amahirwe yo gukora neza ibintu bijyanye n'ibyo nize, mbifitemo ubumenyi, ndi umuhanga muri byo, ndabikunda cyane, ndakwinginze rwose mbabarira njye kwikorera aka kazi. Haji ahita amubwira ati mba rero nkubwire, wikorerwa rwose wirushya umbwira ibintu byinshi, kuko nta kintu na kimwe uri bumbwire cyatuma mpindura ibitekerezo ngo nkubwire yego, ntabwo bishoboka, ni hoya kandi nayikubwiye inshuro nyinshi. Buracya rero maze Carine agahamagara wa musore akamubwira ati byanze, umugabo wanjye rwose yabyanze. Uyu musore rero ajya muri biro ya Haji maze akamubwira ati wa mukozi twashakaga rwose yabyanze, yanze kuza ku kazi. Haji ati mbwira ntabwo dushobora kumuhomba uyu mukozi w'umuhanga gutya, ahubwo se wari wamuhaye amafaranga angahe? Uyu musore ahita amubwira ati namubwiye ko azajya ahembwa 500. Haji ati mubwire ko noneho ari miliyoni, kuko ntabwo dushobora kumuhomba uko byagenda kose. Wa musore rero ahita ahamagara Carine maze akamubwira ati bosi wanjye rwose aragushaka uko byagenda kose, reba ko rwose ya mafaranga yakubye kabiri, ngo noneho azajya guhemba miliyoni. Carine ahita yumva yenze nko gusara maze agahita akupa telefone agasigara ari kwivugana ati sinshobora gutuma rwose umugabo wanjye ankandagira bigeze aha, ntabwo ibi bintu nshobora kubimwemerera. Umunsi wakurikiye rero Haji arabyuka akitegura nyine agiye kujya ku kazi. Agera muri salo maze Carine agahita amubwira ati ni karibu ku meza namaze kugutegurira. Carine rero aba yambaye nyine, yambaye kola, yambaye n'akantu kamufashe hejuru nyine kagufi. Haji ahita amubwira ati ko wambaye gutyo se kandi bimeze bite? Carine ati nigiriye muri siporo, ubwo nyine urafata amafunguro, dore narangije kupakingira n'ibya saa sita nta kibazo, nabyo nyine urabitwara. Nigiriye muri siporo, nabonye rwose kwirirwa hano njyenyine ntabivamo, irungu rya sinarikira, ubwo rero uwambujije kujya ku kazi nta kibazo rwose, reka nshaka ahandi nzajya njya kwirangariza. Narangije kwishyura rero ku kwezi rwose nzajya njya kwikorera siporo. Ubwo kandi Carine amara kuvuga ibyo anisohokera. Haji rero we rwose asigara yumiwe, asigara yatangaye, maze agasigara yibaza ati umugore wanjye aragiye ahantu hari abandi bagabo yambaye kuriya. Haji rero agera ku kazi rwose afite stress, akomeza atekereza ukuntu umugore we nyine yagiye yambaye. Ahamagara rero wa musore uba ari umu assistant we maze akamubwira ati ndagira ngo rwose nkubaze ariko nawe unsubize kandi wabitekerejeho neza, ntugire ikintu na kimwe umpisha. Uramutse ufite umugore ariko ukaba wumva rwose udakeneye yuko ava mu rugo, rero we akaba ashaka hagati yo kujya ku kazi ndetse no kujya muri gym, wamuhitiramo ko yakora iki muri ibyo byose? Uyu musore rero ahita abwira Haji ati rwose nta kibazo na kimwe mfite muri ibyo ngibyo, ariko reka nkugire inama nkuko nanjye nayigira, rwose nahitamo ko umugore wanjye ajya ku kazi
kubera yuko muri gym ni habi cyane kurenza ahandi hose. Tekereza nawe ukuntu agenda maze akahasanga abasore nyine baba barateruye ibyuma barubatse imibiri, maze bagatangira kumwikoreshwaho ngo baragira ngo bamwigishe nyine uko agomba gukora siporo. Ibyo ni byo bibi rwose, kuko bigera aho nyine bagatangira no kujya bamusaba ko basohokana. Aho rwose niho ntakwemera ko ajya, namureka akajya ku kazi kuko nibura byo birinjiza, nibura yajya azana amafaranga nanjye nkazana andi. Naho muri gym ho rwose ndakubwiza ukuri ni habi cyane. Abakiri kubibwira rero Haji, maze Haji rwose agatangira gufuha bikomeye, atangira kwibaza ko ubu rwose muri ayo masaha bashobora kuba nyine bari gukora ku mugore we, bamubwira ngo narambure akaguru cyangwa se bamukanda nyine bamukandakanda ahantu. Umva umutima umuvamo neza neza, maze rwose akumva yataha, ariko nanone agasanga ntacyo yaba akemuye. Ku mugoroba rero Haji arataha, maze yagera mu rugo ibibazo bikamurenga, abitura inzoga nk'ibisanzwe, cyane cyane rwose ko batagira n'amasaha yo kunywa. Yaba muri biro yicarana icupa, ahantu hose aba ari n'icupa, ahita asuka ikirahure maze agatangira kunywa yiruhutsa. Atangira kwitekerezaho ati ariko se ubundi kubera iki rwose uyu mukobwa numva mufuhira cyane? Birashoboka se ko naba naratangiye gukunda uyu mukobwa nashakanye nawe, twese nta n'umwe ukunda undi? Ndabyibazaho rwose, ariko uyu mukobwa ari kuntesha umutwe, ndamutekereza cyane. Ikindi kandi gutekereza ko yahura n'undi mugabo mpita numva ntaye ubwenge. Gusa nyine iri joro nyine araryama, ariko rwose aradasinziriye, ari kwibaza ikintu yakora kugira ngo umugore we agume mu rugo ntazongere gusohoka. Abamufuhira bikabije. Buracya rero yari yabwiye nyine wa musore w'umuasisita we ati uhamagare uwo mukobwa ukeneye akazi, maze rwose aze twivuganire. Niba wowe byarakunaniye kuvugana nawe, njye ndashaka kubonana nawe amaso ku maso tukavugana, kuko rwose ndumva adakwiye kuducika. Uyu musore rero ahamagara Karine, maze akamubwira ko boss we yifuza ko bavugana. Karine rero araza, maze yahagera uyu musore amuha karibu, akamubwira ati ngwino tugende muri biro ya boss maze muvugane. Karine abakinjira, maze agahita akubitwa n'inkuba kuko asanga ari Haji. Bahita barebana mu maso ntihagire n'umwe uvuga, maze uyu musore nyine w'umu assistant wa Haji agahita amubwira ati boss, uyu ni wa mukobwa rero nakubwiraga, niwe rwose narinzanye kugira ngo mwivuganire. Bose rero baguma nta n'umwe uri kuvuga ijambo na rimwe. Haji ahita abwira uyu musore gusohoka kugira ngo bavugane, maze agahita yicara akabwira Karine ati kumbe ni wowe washakaga kano kazi, ni wowe mukobwa w'umuhanga wari wantangaje cyane. Karine ati yego. Haji ati none se kuki utigeze umbwira ko ufite masters? Karine ati ariko ntabyo wigeze umbaza, wahora gutekereza nyine ko ndi umukobwa w'iyo mu cyaro gusa, ntabwo rwose wigeze unambaza niba naba narize cyangwa naho naba naragarukiye. Haji rero ahita amubaza ati ngaho rero mbwiza ukuri, ni gute umukobwa w'umuhanga nkawe uzi ubwenge ukora ibintu bimeze kuriya yaba yabaga muri kiriya cyaro wabagamo? Mbwiza ukuri byagenze bite? Karine ati ibyo rwose ni ubuhamya burebure cyane. Ati ubundi ibintu byatangiye rwose meze neza cyane, niga amashuri yanjye, nari mfite ubuzima bwiza cyane, gusa ibyo byose byaje guhinduka ubwo ababyeyi banjye bapfaga, bose bapfiriye muri agisida. Icyo gihe rero ibibazo byahise bitangira kuba ibibazo, kuko rwose nari nifitiye n'akazi keza mu mujyi nakoraga, ariko byabaye ngombwa ko mvayo, kuko nyine na musaza wanjye mu gihe gito yararwaye maze araremba ajya kuba mu bitaro. Ubwo rero naratashye kugira ngo njye mwitaho, kandi nyine nite no ku bucuruzi bwe yakoraga, kugira ngo rwose atazakira maze agasanga ibintu bye byose byarasubiye inyuma. Nuko nyine nisanze mu cyaro mpamara imyaka myinshi. Ubwo kandi aba ari kuvuga izi nkuru maze agatangira no kurira. Haji arahaguruka maze agafata seriviyete ziba ziri hafi aho, agatangira guhanagura uyu mukobwa ku maso, akamubwira ati hangane rwose, ndabyumva inkuru yawe irababaje cyane, gusa sinigeze mbimenya rwose. Haji rero agahinda kaba kamwishe rwose kubera kumva inkuru za Karine, ahita amubwira
ati rwose birambabaje kuba ntarigeze menya neza rwose umugore wanjye, nahoraga ngufata nyine nk'umukobwa w'umunyacyaro uri aho nyine gusa. Carine ati ntabwo nabikurenganyiriza, uburyo twabanyemo n'uburyo twakozemo ubukwe nta wari uzi undi rwose, nta n'umwanya wo kumenyana twigeze tubona. Haje rero ahita amufata mu biganza ati ndifuza rero ko dutangirira kuri zeru maze tukibwirana tukamenyana. Haje ahita amubwira ati nitwa Haji, ndi umuhungu umwe iwacu, ni njye babyaye njyenyine, nkaba rero ndi n'umuyobozi w'iyi kampani. Carine nawe ahita amubwira ati nanjye nitwa Carine, nkaba nyine mfite masters muri architecture, nkaba kandi nkora muri kampani y'umugabo wanjye ariyo iyi ngiyi nyine twicayemo. Bose bahita barebana maze bagaseka. Haje rero uba wafashe ibiganza bibiri byose bya Carine ahita akomeza kumureba mu maso maze akagenda amwegera gake gakeya. Aba rero bose bireturuva bamaze gusomana, bararebana mu maso maze bagaseka. Haje rero ahita abwira Carine ati urabyumva ute ko numva rwose nifuza kugusohokana, numva nifuza ko twaganira birambuye, njye nawe tugasangira, tukajyana ahantu hatuje kandi heza cyane, maze rwose tukarushaho kumenyana. Carine ahita amubwira ati cyane rwose nanjye ndumva nabyishimira. Aba bombi baba bishimiranye ku buryo noneho baba bari kurebana bagaseka. Ku mugoroba rero Carine yambara neza cyane maze Haje akamusohokana bakajya gusangira. Haje rero aramubwira ati ntakubeshye nibwo mbonye ko uri mwiza cyane kurenza uko najyaga mbitekereza, gusa nyine umbabarire ko nari narakubujije no kujya ku kazi. Impamvu yabinteye ni uko rwose nagufuhiraga, numvaga ntifuza ko hari undi mugabo mwahura. Carine ati gute se kandi njye nawe tutarigeze dukundana, ni gute wamfuhiraga bigeze kuri urwo rwego? Haji ati rero nagira ngo nkubwire ko njyewe nagukunze mbere y'uko rwose wowe ubimenya, hashize igihe kinini cyane ngukunda ariko narananiwe kubikubwira. Carine ati kandi wari ufite umusheri, wabashije se kunkunda gute kandi wari ufite umusheri? Ati ariko ubundi reka nanakwibarize, kubera iki wemeye ko dukora ubukwe? Haji ati impamvu rero nemeye ko dukora ubukwe nta yindi rwose, ni uko nyine mama wanjye yari yambwiye ko agomba kunsubiza uruganda rwanjye bari baratwaye. Ubwo rero numvaga rwose ari amahirwe nari ngize mu buzima. Gusa nyine uko twagiye tumarana igihe, uko wagiye unyitaho unyereka ko rwose uri umukobwa utuje, byatumye ntangira kugenda ngukunda buhoro buhoro. Haje rero nawe ahita abaza uyu mukobwa ati ahubwo se wowe kubera iki wemeye ko tubana kandi tutaziranye habe na gato, tutaranigeze dukundana? Carine ahita amubwira ati rero nari mfite musaza wanjye urwaye urembye, nari nkeneye amafaranga menshi yo kumuvuza nyamara ntayo nari mfite. Mama we rero yambwiye yuko ndamutse nemeye kubana nawe yankorera ibyo nari nkeneye byose. Ntabwo rero rwose nigeze nzuyaza, niyo mpamvu nemeye kubana nawe. Gusa nanjye natangiye kugenda mbona rwose uri umusore w'umwana mwiza, uretse ko na mbere hose ariko nari mbizi, ariko rwose nagiye mbona nyine kuko gukunda nta gihombo cyaba kirimo. Haje rero ahita abaza Carine ati bivuze se ko nawe unyiyumvamo, nawe rwose uba wumva twakundana nta kibazo? Carine ati yego, mu gutangira nyine byari bigoye cyane cyane ko nanatekerezaga ko nyine ufite umusheri, n'ubu niko nari nkibitekereza, nuko rwose umbwiye ko unkunda, ariko ubundi nyine numvaga ntazabikubwira kuko natekerezaga ko ufite undi muntu ukunda. Haje rero ahita abwira Carine ati uriya mukobwa ntabwo rwose twigeze dutekereza ko njye nawe twakubaka urugo, kuko nyine n'ubundi ni umukobwa nyine ubona iby'urugo utabikozwa, yari uwo nyine kwisohokera gusa, ibyo byari ukwishimisha gusa, nawe rwose ntabwo yigeze yumva twakora ubukwe. Nuko yamaze kubona ko mbana nawe maze agatangira kubirakariramo, ariko ubundi nta gahunda twari dufitanye, kandi rwose njye nawe twararekanye kuva nashakana nawe. Uyu mugoroba rero uba wabaryoheye cyane rwose. Barataha rero maze rwose bagakomeza nyine ibyishimo byabo.
buracya rero maze Haji akajya kureba mama we, aragenda akamubaza ati mama, kubera iki rwose wagurishije Karine? Uzi ko ari nkaho wamugurishije, ni gute wamuhaye amafaranga kugira ngo akunde ashakane nanjye? Iyo rwose uba warayamuhaye ariko ntumutegeke ko twashakana. Mama we rero aramubwira ati mwana wanjye, ntabwo namugurishije, uriya mukobwa naramukundaga cyane cyane bikabije, kandi nawe naragukundaga. Rero uriya mukobwa namubonagamo rwose ahazaza hawe, nabonaga aramutse abanye nawe waba ari umugisha naba mbonye kuri ino si. Ntakubeshye, nabonaga nta wundi mugore ukwiye uretse Karine, umukobwa witonda, umukobwa w'umwana mwiza ugira imico myiza, nabonaga rwose ari we mugore ugukwiye. Haji rero ahita abwira mama we ati nubwo wakoze amakosa mu gutangira, ariko rwose ndakubwiza ukuri mama, ibyo watekereje nibyo, uriya niwe mugore unkwiriye, uriya niwe mugore w'inzozi zanjye, kandi rwose ndashaka kukubwira yuko mukunda, ndamukunda cyane. Mama we rero arishima, maze agahita asimbukira umuhungu we akamuhobera ati urakoze kumbwira inkuru nziza rwose mwana wanjye, ndishimye cyane. None se we akubwira ko abitekerezaho iki? Haji ati rwose nawe yambwiye ko ankunda, kandi ubu turaryohewe mu rugo rwacu, turanezerewe, ndetse rwose turitegura no kuba twazakwereka abuzukuru. Mama we rero ahita abwira Haji ati ntakubeshye rwose, n'ubu ngubu nshatse nanapfa, kuko numva nta kindi cyiza nsigaje kubona kuri ino si, icyo nifuzaga ndabona nkigezeho. Haji rero aba yaremereye Karine noneho ko rwose yatangira akazi. Baba basigaye nyine bakora muri kampani imwe, mu gitondo baba babyuka bakajyana mu modoka, ibintu byose ku kazi baba babifatanya. Umunsi umwe rero aba ari mu masaha ya saa sita, Haji nyine aba atangiye kwayura, atangiye kunanirwa, yumvikana nyine n'inzara ibirimo. Karine ahita aza afite igikapu, maze agahita atangira gukuramo ibyo kurya, agatangirira gushyirira ku isahani Haji ati ndari nkuzaniye amafunguro yawe, uyu munsi rwose ni njye wayagutwaje. Haji ati koko se? Ati uri kumpa keya ziteye ubwoba, uri kuntetesha bikabije. Karine atangira rero kumuseriva, maze Haji yamara gukoramo ati aya mafunguro araryoshye cyane, umugore wanjye rwose niwe urenze ku bandi bantu bose. Ubwo kandi ahita amubwira ati icara hano imbere yanjye dusangire, ntabwo nafata amafunguro njyenyine. Haji rero ahita atangira gutamika umugore we, maze akamubwira ati umugore wanjye ndagukunda cyane, ntabwo wabyumva, ndagukunda, ntabwo rwose wakumva ukuntu ngukunda. Ikindi kandi hari ikintu kimwe nshaka kugusaba, ndifuza ko noneho twatangira nyine kubana nk'umugabo n'umugore, ariko nanone tukabana nyine kubera yuko dukundanye, tugatangirira kuri zeru. Ntitubane nyine kubera ko byari inshingano zawe, ntitubane kandi kubera ko mama wanjye yaguhaye amafaranga runaka kugira ngo tubane. Ntabwo ari ibyo nshaka, ndashaka ko njye nawe tubana nyine nk'abantu bakundana, kuko ndagukunda kandi cyane, ndifuza rero ko twatangirira kuri zeru. Karine ahita amubwira ati nanjye ndagukunda cyane rwose, ibyo uvuze rero nibyo rwose, nanjye ndifuza ko noneho twabana umubano wa nyawo, atari ibi by'uko ari wowe wari ufite impamvu twabanye, nanjye nari mfite impamvu twabanye. Iminsi rero ikomeza kugenda yisunika, nyamara rwose urukundo hagati ya Karine ndetse na Haji ruba rukomeje rwose, baba bibereyeho mu munyenga w'urukundo, ibyaba ari ukwisohokanira, ari ukwishimisha, baryoshye rwose. Maze rero Karine agenda abona ko rwose uyu mugabo we atakinywa inzoga nk'uko byari bisanzwe, abasigaye aza muri biro ye, maze agasanga ahantu habaga hateretse ibicupa by'inzoga hateretse amacupa y'amazi, ndetse rwose ari naryo rimuteretse imbere. Umunsi umwe rero aramubaza ati mbwiza ukuri, kubera iki ntacyo kumva nk'umwuka w'inzoga, kubera iki waretse inzoga kandi aricyo kintu cyagushimishaga mu buzima? Haji rero abwira Karine ati impamvu naziretse nta yindi, mu by'ukuri rwose naje kumenya yuko umugore wanjye ikintu cya mbere kimubangamira ari umwuka w'inzoga. Karine ati ariko sinigeze nzikubuza, ntabwo rwose ibyo bintu nigeze mbikubwira. Haji ati ntibigeze ubimbwira, ariko igihe cyose narakumvaga rwose uri kuvuga yuko buri gihe mpora nanyweye, kandi rero ndagukunda cyane ku buryo ikintu cyose kikubangamira ntakwiriye kugikora.
ntabwo inzoga byanyoroheye kuzivaho, ariko nagiye mbikora buhoro buhoro kandi rwose byageze aho birakunda. Ubu nsigaye ninywera amazi gusa kandi nyamara numva ari nabwo meze neza cyane, numva ari nabwo ntekereza neza ndetse rwose mba ndi en forme kurenza uko nabaga nanyweye inzoga. Rero ndagukunda cyane ku buryo rwose ikintu kikubangamira cyose kukireka ni nko guhumbya biba byarangiye. Carine arishima cyane maze agahita amuhobera akamubwira ati ndagukunda cyane kandi rwose ndakwishimiye. Umunsi wakurikiye rero Haji abwira Carine ati ndifuza ko ku mugoroba twaza gusohokana, nifuza ko rwose twaza gusangira. Carine ati nta kibazo. Barasohoka rero bagera ahantu bari basanzwe basohokera batangira n'ubundi kuganira. Haji afashe ibiganza nyine bya Carine nk'ibisanzwe ari nako rwose amureba mu maso atuje cyane kandi bigaragara ko amwishimiye, maze akongera kwibutsa Carine ko amukunda. Haji rero ahita apfukama hasi agafata impeta maze akabwira Carine ati ndifuza ko wambera umugore kandi rwose ndashaka kubikwisabira ku mugaragaro. Carine rero areba mu maso Haji maze akamubwira ati erega n'ubundi ngiye nsanzwe ndi umugore wawe. Haji ati hoya, ntabwo nabikoze mu buryo bwari bukwiye. Uyu munsi rero ndifuza rwose kunyemerera kumbera umugore. Carine ahita amubwira ati ndabyemeye rwose kubera yuko uri umugabo w'inzozi zanjye kandi rwose nifuza kuzakuba iruhande ubuzima bwose. Nta wundi musore n'umwe nifuza mu buzima bwanjye, nta n'uwo kandi nigeze menya. Haji rero amwambika impeta maze agahaguruka bagahoberana akamubwira ati ndagukunda cyane rwose. Inkuru yacu rero y'urukundo naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.